Yego muraho neza abandi aho muherereye hose impande z'isi zitandukanye, abari mu Rwanda, abari Kenya no hanze y'iki gihugu, aho muri hose rero turabasuhuje ngo mugire amahoro ya Kristo. Nk'uko mubizi rero iyi ni channel yacu igamije gucishaho ibintu by'Imana, yani akenshi dukunze gucishaho inyigisho z'ukuri ku ijambo ry'Imana, tuvuga icyo Kristo yakoze ku buzima bwacu, tukavuga abo twari bo mbere y'umusaraba, tukavuga n'abo turi bo nyuma y'umusaraba. Yani kubw'izo mpamvu rero tubabwiye ngo ni kaze, kandi dushimira abantu bose bakomeje kudukurikirana aho muherereye hose. Turavuze ngo muri abantu b'agaciro cyane ku buzima bwacu, mukomereze aho ngaho. Nk'uko muri kubibona rero turi kumwe n'abatumirwa hano, reka dutangire batwibwira. Turahera hano iruhande rw'ibumoso, bavuga amazina yabo kugira ngo mubashe kubamenya abo ari bo, turaza no kubamenya icyo badutegura icyo ari cyo. Murakoze cyane. Amazina nitwa Umusore Fiston, niyo mazina abenshi banziho. Murakoze. Nanjye nitwa Cyemezo Bizima, niyo mazina yanjye. Murakoze cyane. Nitwa John Kabogora, ndi umuvugabutumwa bwiza mu Gitengera, Nairobi. Murakoze cyane. Yego rero nk'uko rero bamaze kubibwira, bamaze kubabwira abo ari bo ndetse n'ibyo bakora, reka rero duhite tuja kuganira nyirizina nk'uko twabibateguriye. Hano ku musozi wa Gitengera tubaziho ko muri abantu bigisha inyigisho zijanye n'iz'ubuntu, muvuga ko muri abanyabuntu. Ese murabyemera cyangwa ni murabaharabika? Duhere hano. Urakoze cyane umunyamakuru wacu, kandi twongere twishimire kubana namwe hano. Si ubwa mbere, ngira ngo n'inshuro nyinshi tugenda tuganira. Ntekereza ko nicyo kibazo cyagiye kigarukwaho kenshi. Nk'uko wari ubivuze, ubutumwa bwiza bw'ubuntu ntibukoze isoni kubivuga. Nibwo duhamya, kuko nibwo butumwa bwiza bwa Kristo twasigiwe uwo murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo. Yego. Ariko dukwite dukomeza na mugenzi we, wowe uzumva gutegura ibijyanye n'ubwo butumwa bwiza bw'ubuntu? Kuko bivuze ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, Bibiliya iravuga Abaroma 1:16 ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza, kandi ni muri bwo nimwo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Rero icyo duhamya iby'ubuntu bwa Kristo twagiriwe. Bibiliya iravuga twakirijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo biva kuri twe. Rero kwitwa abanyabuntu njye ndabikunda cyane, kuko ni izina batwise kubera kuko twigisha ubuntu twagiriwe. Niryo zina ndarikunda cyane, n'iyo umuntu arinyise numva nezerewe cyane. Bibiliya iravuga ngo ibyari bimwuzuye n'ibyo yaduhayeho ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Urumva? Tuje kuri mugenzi we, nawe atubwire uko abyumva. Urakoze cyane. Nk'uko abavandimwe bamaze kubisobanura, bakunze kutwita ngo turi abanyabuntu, ariko nagira ngo we nasobanure gake cyane ikintu ubuntu bundi ni iki. Hari ukuntu abantu bavuga ariko batazi ubuntu icyo ari cyo. Ubuntu bw'Imana ni Kristo. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uwo mwana yatanze rero yamuduhereye ubuntu, kuko mwene data bivuze ntabwo byavuye kuri twe kugira ngo Kristo aze mu isi, ahubwo ni ugushaka kw'Imana. Rero ubuntu bw'Imana ni Kristo, niwe buntu bw'Imana, kuko ntitwamuherewe ikiguzi cyo twatanze cyangwa twakoze, ahubwo twamuherewe ubuntu. Rero iyo tuganira cyangwa iyo tubwiriza imirimo yakoze kandi akayidukorera kubw'ubuntu, niho hava iryo zina bakatwita abanyabuntu, ariko turaryishimira cyane. Yego, muvuze ko muryishimira kandi nta n'icyo bibatwaye, nta n'isoni bibatera kubyitwa. Then kubera iki mwebwe
yani mwagize iyo courage yani turageza wenda ngo mudusobanurire muri make ubutumwa mutanga se cyangwa se muvuga butandukaniye he n'ubw'abandi. Reka duhere hano. mu by'ukuri biza bisa naho bigora abantu bamwe kubyumva. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu navuga mu buryo busa naho butandukanye cyane n'ubuzima abantu babagamo. Ni ukuvuga ko ni intambwe yo kuva mu kutamenya ujya mu kumenya. Iyo utarahishurirwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu cyangwa se iyo utarahishukirwa na Kristo muri ubu butumwa bwiza bw'ubuntu, ntumenya aho wari uri ko utarutwawe nabwo, witekereza ko utagira ubwo buntu. Rero kumenya ubutumwa bwiza bw'ubuntu ni ukuva mu kutamenya ujya mu kumenya. Iyo utaramenya rero wumva ko aho uri nyine wamenye. Nyuma y'aho ngaho iyo ubwenge bukomeza gutekereza aho ngaho, tukiri nk'inyuma wenda mu kudakizwa mu madini aho twahoze, twumvaga ko twamenye, kandi nyine waturebaga wabonaga ko hari icyo twamenye, natwe ubwacu twumvaga ko hari icyo twamenye. Reka twavuye mu kutamenya tujya mu kumenya. Reka tubaze na mugenzi kuko ni ikibazo wenda rusange turi kugenda twibanda kuri buri muntu wese, umwe muri mwebwe agenda asobanura uko abyumva. Wowe ubyumva gute ku bijyanye n'ubwo buntu? ni itandukaniro rya mbere n'ubwo buntu muvuga butandukaniye he ndetse n'ubwo abandi bavuga? Sasa noneho twebwe turi abanyamahanga. Umunyamahanga wese aho ari wizeye Imana cyangwa se wakijijwe, icyo irata ni kimwe gusa n'ubuntu, kuko ubuntu nibwo bwadukijije. Urabona Bibiliya irimo amasezerano abiri, harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Iby'isezerano rya kera byari iby'Abanyisiraheli gusa, kandi cyane byari amategeko, kuko Imana yari yarabahaye biciye kuri Mose, kuko amategeko bayahawe ngo azanywe na Mose. Ariko ubundi bwo n'ukuri byazanywe na Kristo, kandi Kristo niwe wadukijije twebwe abanyamahanga. Rero kuba mvuga ibyo Kristo yakoze ku bwanjye, numva njyewe ari ishema kandi nkumva nguwe neza, kubera kuko mbese sinzi ukuntu nabikubwira, birenze ubwenge bwanjye. N'iby'urukundo rwa Kristo, n'iby'Imana yadukunze. Waravuze ngo iwe uko abyumva by'ubuntu bwa Kristo ngo birenze uko babitekereza, ngo kandi n'ibintu bimuha amahoro kandi bikamunezeza. Reka dukomeze kuri mugenzi we nawe agira icyo yasobanuraho ku bijyanye n'ubwo buntu. Urakoze cyane. Nk'uko bagenzi banjye bamaze kubisobanura, wari utubajije itandukaniro ry'ibyo twahozemo cyangwa se ibyo twahoze twizeye n'ibyo twizeye ubu, ndetse itandukaniro ni irihe? Keka ko cyangwa se twahoze turi mu isezerano rya kera ry'amategeko, kandi igihe icyo ari cyo cyose itegeko ririca. Ubwo rero twari turi mu madini twizera amategeko, twahoraga tubona gutsindwa. Ariko aho tumaze guhishurirwa umurimo wakozwe ku bwacu, tuba twizeye ubutsinzi. Itandukaniro rero, tukiri imbere mu madini twatwarwaga n'amategeko, ari ryo sezerano rya kera, ari ryo inyuma y'umusaraba. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ndashima Imana yuko navukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubu rero uyu munsi aho itandukaniro ryaho ni uko twavuye mu mategeko tukaja mu buntu, cyangwa tukaja mu gihe cy'imbabazi, ariko kumenya umurimo wakozwe ku bwacu ku bwa Kristo. Itandukaniro rero ni ukuva mu mategeko ukaja mu mbabazi. Bavuze ngo itandukaniro ni ukuva mu mategeko ukaja mu buntu cyangwa se mu mbabazi za Kristo. None mutusobanurire, sinzi wenda uri bugisubize mbere uko abyumva cyangwa se mwende muragenda mucanga ibitekerezo. Mudusobanurire amategeko ni iki, ubuntu ni iki? Sawa, reka rero sinzi niba bakabumva gusa nyine ari waba uri wenda aribwo kugisobanura, nta kibazo. Urakoze cyane. Reka wenda mbere yuko kijyamo cyane nse n'ukomereje aho mugenzi wanjye yaravuze, dusomye hano mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 3, kera twagengwaga, twari dufite ibindi bitugenga. Icyo gihe twari abagaragu, twitwaga abagaragu,
ubu ntitukitwa abagaragu, turi abana. Akenshi wagiye unabyumva nyine abantu bazaga bigita ngo turi abagaragu, turi abagaragu, turi abagaragu, kuko umugaragu nyine nta burenganzira agira ku byo agaragiye, ku byashebuja cyangwa se ku mu mutungo nta burenganzira bigiramo. Ariko twabaye abana, ntitukiri abagaragu, dufite uburenganzira mu rugo nk'abana. Rero ubu buntu bwaduhaye guhishukirwa cyangwa se kumenya ko turi abana mu rugo, tutari abagaragu mu rugo. Ubu buntu nicyo bwaje guhishura muri twebwe, butwereka abo turi bo mu rugo, butwereka uburenganzira bwacu dufite kuri data. Tuba abana, urumva ko umwana kuri se ntacyo dutandukanya nawe, twabaye abana. Rero ngarutse kuri icyo kibazo warubajije cy'amategeko n'ubuntu, sinzi icyo abantu baza batekereza ku kijyanye n'amategeko. Akenshi uzumva abantu bavuga ngo amategeko ni isezerano, sinzi niba ari ko warubajije ngo isezerano ni ibintu abantu umuntu utaramenya ubutumwa bwiza bw'ubuntu aracyafata amategeko nk'ayiwe, aracyaharanira kuyasohoza, kuyashobora. Uzumva kenshi akwira ngo amategeko, amasezerano byose bagenda babivanga, ntamenye ngo isezerano rya kera rivuga iki, isezerano rishya rivuga iki. Ariko mu butumwa bwiza bw'ubuntu, iki gihe twagiriwe cyo guhishukirwa n'ubu butumwa bwiza bw'ubuntu, tubasha gusobanukirwa neza n'aya masezerano icyo avuga. Amasezerano rero si ibi bitabo nk'uko abantu bagenda babivuga ngo ibitabo ngo byo mu isezerano rya kera n'ibitabo byo mu isezerano rishya, bagasa naho hari ibyo bagiye gushingiraho bavuga ngo isezerano. Ariko amasezerano turifashishije ibyanditswe, turaza gusanga icyo isezerano rya kera rivuga n'icyo isezerano rishya rivuga. bavuze ibijyanye n'amategeko ngo yahozeho bibagwa n'amategeko, dusobanura amategeko. Nta mategeko ameze gute, agenda bande, yagenewe bande muri iki gihe? Arakoze cyane. Nk'uko abibajije ikijyanye n'amategeko mu magambo yoroshe kugira ngo abantu babashe kumva, mu Efeso bavuga ngo ariko mwebweho mwari muhari mutagira Imana rurema. Icyo bishatse gusobanura ni iki? Twebwe abanyamahanga igihe cy'amategeko, Bibiliya ivuga ngo amategeko yazanywe na marayika ahabwa Mose ayaha abantu, abo yaba yahaye ni Abanyisiraheli, ngo ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Rero twebwe igihe cy'amategeko ntitwari duhari, kuko Bibiliya bivuga ngo twari duhari tutagira Imana rurema, twari kure y'amasezerano. Ngo ariko ubu, iyo bavuze ubu baba bavuze isezerano risha, igihe cya Kristo. Ni ukuvuga ngo amategeko ntituyafiteho uruhare, amategeko ntiyatugiragaho uruhare twebwe abanyamahanga, kuko ntitwabarwaga, twari kure y'amasezerano, ntitwagiraga Imana, ntitwari tuzwi. Ariko ikintu kibabaje ni uko abantu barenga umusaraba aho bakiriye bakaja inyuma y'umusaraba igihe cy'amategeko aho batari bazwi. Rero ubu ngubu ni ukumenya icyo Yesu yakoze ku musaraba, kuko ku musaraba niho twabereye abantu, cyangwa niho twabereye abana b'Imana, niho twababariwe, niho twemerewe, niho twabereye abana b'Imana. Murakoze cyane. hari icyo nanjye nakunganiraho buke. Hari ikibazo wari wabajije, uravuga ngo ese ngo amategeko ni iki, ngo ubuntu ni iki? Abakorinto ba kabiri ibice 2 gutangira ku murongo wa 6 haravuga, ni Pawulo wari mu bivuga, aravuga ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano risha, bataraba inyuguti ahubwo nabo mwuka, kuko inyuguti yicisha nawo umwuka wesha ubugingo. Umurongo wa 7 uravuga ngo nuko rero nimba imitegekere y'urupfu yaranditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana kwari mu maso ye. Amen. Ubwo no kuvuga ngo isezerano, amategeko ni inyuguti, kandi ni naryo ryari isezerano rya kera. Noneho isezerano risha ni umwuka, Kristo ni umwuka. Ugeze ku murongo wa 6 aravuga ngo wa 16 ngo kuko iyo umuntu ahindukiriye uwo mwami ari we mwuka. Ni ukuvuga ngo uyu mwami wacu Yesu Kristo ni umwuka, hani mwuka wera. Ni ukuvuga ngo isezerano risha ni umwuka,
ari nabwo buntu. Igihe isezerano rya kera ryari inyuguti kandi inyuguti iricisha, naho umwuka ugahisha ubugingo. Mu yandi magambo yari minisiteri y'urupfu, ubu nyine turi muri minisiteri y'ubuzima, y'ubwiza n'icubahiro. Ubwo ni ukuvuga ngo ubuntu ni umwuka, igihe amategeko ari inyuguti kandi inyuguti iricisha. murakoze cyane. jewe kagira ikindi kibazo mbaza ku bijyanye n'amategeko. jewe numva ko amategeko ari ibintu bijyanye n'ibya cumi, mugire gute ntugasambane, ari amategeko 10 y'Imana. None mwatugerageza wenda kudusobanurira amategeko muvuga ni amategeko kuko yangaya yabayeho yayobowe n'abakera, twebwe abo kuyoborwa n'umwuka ari nabwo butumwa bwiza niko navuga. Wenda amategeko muvuga ni bene aya kugira ngo umuntu abashe kuyasobanukirwa. Ese ni aya ngaya dusanzwe tuzi cyane aya mategeko? tekereza ko amategeko dusobanura cyangwa turimo tuvuga ni amategeko yose yahawe Isiraheli. Nk'uko Isiraheli ihabwa amategeko ayo ariyo yose ntayo dusiga. Ntituvuga ngo aya ngaya niyo mategeko twemera, aya niyo duhakana. Amategeko yose yahawe Isiraheli ari ryo sezerano rya kera. Ubundi ijambo abantu batazabumva, ijambo isezerano rya kera kiva ku isezerano Mose yagiranye na Isiraheli ku musozi. Baravuga ngo ibi bintu byo tubwiye, aya mategeko ari duhaye tuzayubahiriza yose hatabuzeho na rimwe. Noneho Imana iramubwira ngo nafata intama ayibaga, afata amaraso yayo ayabamenjagire ku mitwe, nk'uko ari isezerano bakoranye nabo ko bazubahiriza ayo mategeko. Rero isezerano ubwo tuvuga ngo isezerano rya kera ni amategeko. Ubu rero warubaje ngo se amategeko ni ayahe? Nayo yose yahawe Isiraheli, twebwe abanyamahanga nta ruhare tuyafiteho. Okay, abazavuga ngo abanyamuntu tumwemere ibya 10 ngo namwe n'ibiki ni ukuri cyangwa barabishe? Urakoze. Nuko wenda biza kusa naho bigora cyane mu ruhande rumwe, kuko tusa n'abakora ku bintu barambirijeho. Amategeko yarafite beneyo, twebwe ntitwararazwe ayo mategeko kugengwa n'ayo mategeko, kuko ayo mategeko yari yarahawe abanyayisiraheli. Yari amategeko menshi, nta barayangaya 10 gusa, bari bafite n'ayandi. Bari bafite amategeko yabo n'imihango bagombaga gusohoza muri ayo mategeko. Igihe cy'ubuntu rero ntitugitwarwa n'ayo mategeko nk'abayahawe. Twebwe ntituri urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri. Yari amategeko yahawe urubyaro rwe abamukomokaho mu buryo bw'umubiri, ariko twebwe twahawe itegeko rirutayo yose, ari ryo ry'urukundo rikuyemo ayo yose, ari ryo tegeko ry'urukundo. Kandi ufite urwo rukundo abasha gusohoza ayo yose, kuko ayo yose yari ay'imihango n'ayandi yagengaga abo ngabo, kuko yari afite n'imihango no kugira ngo yasohoze, kuko yazaga avuga ngo nudakora iki uricwa, nudakora iki uricwa, nukora iki ngiki uzabeshwaho nacyo. Rero ntabwo tukibeshejweho n'ibyo byo kuvuga ngo turayubahiriza, nitutayubahiriza twicwe nuko tutayubahirije. Yego. Okay, hari icyo naje nakomeza nkunganiraho. Buriya Abagalatiya ibice 3:10 haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira ibyategetswe. Noneho umurongo wa 13 hakavuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, yahindutse ikivume ku bwacu. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo twebwe abisezerano risha ari bo b'umwuka, abo mu gihe cy'ubuntu, abagiriwe ubuntu, tidukorana n'amategeko ari ayo mu gihe cy'aba Mose, ari yo nyuguti yicisha. Wibuke ko umunsi bayahabwa hapfuye abantu 3,000, mu gihe urugendo rwose bakoze bava muri Egiputa. Muri ibyo yararirimbye ngo kubw'ubuntu bw'Imana bavuye muri Egiputa, ariko umunsi bagera ku musozi wa Sinayi ari wo munsi bahabwa amategeko, hapfuye abantu 3,000. Noneho umunsi intumwa abo Kristo yahamagaye, abagiriwe ubuntu, bakiriye umwuka wera, hakijijwe abantu 3,000. Mu yandi magambo twebwe abisezerano risha tidukorana n'iby'amategeko, dukorana no kwizera. Urumva? Kandi kwizera tigufite ntaho guhuriye n'amategeko. Urumva? Kwizera mu yandi magambo no kwemera icyo uwadukoreye.
Kristo yahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo aducungure mu mategeko. Kandi cyane twebwe abanyamahanga ntabwo twacunguwe muri ariya mategeko ariya yari abanyisirayeli. Twebwe twacunguwe twakijijwe kubw'ubuntu. Ikindi cya kabiri nk'icyo mwene data avuze, twebwe twahawe amategeko ya Kristo. Bibiliya iravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryatubatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu. Kandi uwo mwuka wera, iryo tegeko ry'umwuka rikora ibyo amategeko yari yananiwe gukora kubw'integeko za kamere y'umuntu. Mu yandi magambo, hari icyo amategeko ya Mose, ari amategeko ya Mose Imana yari yarafashe ibibi biba mu bantu, gusambana, kubesha, kwiba, ibigira amategeko ngo ibiba mu muntu nibyo bimuhumanya. Ibyo byose ngo umwana w'umuntu yari yarananiwe gukora kubw'integeko za kamere, Imana yabidukoreye ubwo yaduhaga umwuka w'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Kandi iryo tegeko ngo ntiryanditse ku bisate by'amabuye, ryanditse mu bwenge bwacu no mu mitima yacu kubwo kwizera. Amen. Reka wenda tumwongere maziki none kubera ikibo bavuga ngo mwebwe ngo ntimutange icya cumi ngo kandi ngo ni kizira ngo mwatwishe itegeko ry'Imana, none mwe mubivugaho iki? Ibyo ni ibibazo by'ubuswa bisa naho bitaza binumvikana cyane, nuko nyine biza bibazwa mu buryo nk'ubwo. Abo babibaza nk'uko bibaza ibyo ngibyo ni ukubera kutamenya. Ngeza nkunda kubivuga cyane. Ibyo ni ibibazo bisa naho biri aho ngaho. Kubaza nk'icyo kibazo umunyamategeko, kubera ko bataramenya amategeko icyo ari cyo, bataranamenya n'umumaro w'amategeko, niyo mpamvu bayafashe barayapfumbatira, andi barayisekura, andi bayakubita mu bituza byabo. Bumva ko ari ikintu cyiza baharanira kugira ngo bagisohoze bacyubahirize, ariko umunsi bazamenya umumaro w'amategeko bazayahunga. Impamvu batarimo kuyahunga bashaka kuyapfumbatira nk'uko nari mvuze, nuko bataramenya umumaro wayo n'icyo ateganya. Ariko umunsi bazabisobanukirwa cyangwa bazahishyukirwa n'ubu butumwa bwiza bw'ubuntu, bazamenya icyo bari bapfumbatiye, bazakirekura. None nk'umuntu kwitanga icyacu muhiye message icyacu mwese barareka kukibaka, aho bazajya babaka byinshi. Kandi bazavuga ngo sini abanyamahanga ni muzari bijera cyangwa se abari none ukibaza turabare cyangwa aba ni mukomeza mu bitangiye, ese kizakomeza kibi cyacu mico nikiza gikura ngo kibi cyacu 12 cyangwa cyacu 15 kizakomeza ari cyacu gusa. Itegeko ry'Imana ni nayo mpamvu nyine kandi byanditse no mu Malaki 3 byanditse gute? Bivuga ngo iki? ngo mwimye Imana byayo ni bande bavugwaga ngo bimye abimye Imana icyacumi? Sobanura kugira ngo tumenye the reality ni iyihe, kuri nukuhe, tumenye ngo ega mwe muri mukuri cyangwa hari abandi mwe murabyumva gute. Yani okay, muyandi mwebwe ibyacu bisobanura gute se cyangwa se muvuga gute kandi tuzi ko byanditswe no muri Bibiliya mu bivuga? Reka mvuge nimara uko wacu nawe aravuga buriya uko mukuri guhari twebwe abanyamahanga nk'uko tumaze kubivuga twakijijwe kubw'ubuntu. Ariya amategeko endiyeme icyacumi ntabwo ari icyacu, ni itegeko. Urumva igihe batabikoraga babaga bishe itegeko. Hariya havuze ngo havumwe umuntu wese utagira gute, udahirimbanira gukora ibitegetswe n'amategeko. Ariya amategeko yabwiraga bariya abantu ntabwo ari twe yabwiraga. Urumva twebwe twari abanyamahanga, kandi nk'uko mwene data yabivuze ngo mwibuke yuko ico gihe mwari mu isi mudafite Imana rurema, mutandukanijwe n'abanyisirayeli, nta byiringiro mufite. Ariko birikavuga ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, twari kure twebwe. Ariko rero mu yandi magambo gutanga icacumi banagitangaga kandi kugira ngo babone umugisha. Twebwe nyine ntabwo dushakisha umugisha, twebwe turi abanyamugisha. Biravuga mu Efeso 1:3 haravuga ngo Imana ishimwe se umwami wacu Yesu Kristo yaduhariye imigisha yose yo muri Kristo yo mu ijuru yo mu buryo bwo mu mwuka. Ntabwo dukorera imigisha, ahubwo twebwe turatanga. Kandi tidutanga ni naco tuvuga bene data batwumve bose, turatanga naho turi barabizi, tutanga kimwe n'abandi. Ubundi gutanga ko mu isezerano risha
ni ugutangana umutima unezerewe, ugatanga utigononwa bitari mu mategeko. N'igihe utatanze mwene data ukumva kuko nta kintu kikurega, ariko kandi mu gihe utanze ntugatange indizye watanze 9 ku 10. none kubera ko iyo batanze ibya 10 baza basengera abandi ngo mureke dusengera ngo batanze amaturo mukuri guhari mwene data reka tubabwire nje uko mbyumva ukurikije ibyanditswe byera. 10 mu isezerano risha ntabwo kigomba gutangwa, kandi n'uwo gitanga wese nta na uzi ukikiranukaho, ko mu bwoko bwacu turabuze abanyamurenge n'iyenda abandi, ariko nta muntu uzi ukiranuka ku 10. kandi Bibiliya iravuga ngo amategeko yose nuyakurikiza ugasitara kuri rimwe gusa, urumva yose ubuyisha. Mu yandi magambo nutanga 10, uzi ko abanyisirayeli bagiraga ibona iminzani yo gupima bakagenda bakamenya ngo natanze. Muri make 10 twebwe abanyamahanga ntaco kiture, ariko kandi kuvuga gutyo ni nka kuriya tuza tuvuga ngo Kristo yadukijije ibyaha bakabihindura sinzi amatwi bagira bakavuga ngo turavuze ngo bakora ibyaha. Kuvuga ngo Kristo yakuye ibyaha siko kuvuga ngo no kuvuga ngo 10 si icyacu ntabwo bivuze ngo mureke gutanga. Twemera gutanga amashimwe, utange na byinshi ukunezerewe, witange uko wumva, ariko no mu gihe utatanze tukicira urubanza tuzanareka. Ikindi abapasiteri bazavuga ngo umuntu wese udatanga 10 ngo afitanye urubanza n'Imana, ngo kandi ni umujura. Ico ni kinyoma, n'umupasiteri uzubivuga bahabeshe. Uko ni ukuri k'ubutumwa bwiza, uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. uravuze uko cyahabwa kandi murebe bajya abapasiteri se n'abareba bakomoka mu muryango batorwa. Umutambyi yavaga mu muryango, yatorwaga mu muryango w'abatambyi. Aba bapasiteri bavuga mu muryango w'abaye batambyi, ariko nta batambyi bande bavuga mu muryango bikege. Dufite umutambyi umwe, kira cyari igishusho. Ikindi kandi ndangize mpereze mwene data ijambo, twebwe mu isezerano risha urumva nta batambyi twebwe dufite abantu zingwa azutse yazukanye iminyago aha abandi impano. Bamwe bahakuba bavuga butumwa, abandi intumwa, abandi abahanuzi, abandi bahakuba abarimu, urumva kugira ngo bose bigisha abantu bagire guhuriza hamwe bizera umwana w'Imana, bagire ubumwe bwo kumenyera hamwe Kristo wabambwe. Abapasiteri bariho kandi ubu nyine dufite umutambyi umwe uruta abandi bose, ariwe Kristo, urumva. Naho ijambo riri muri Petero rivuga ngo yatugize abatambyi b'Imana, urumva, kandi ngo bo kwamamaza ishimwe. Saba bavuga butumwa n'abakristo bose, uwizeye wese ni umutambyi. Rero nta kundi bo biheza umwe abandi ngo babareke. Twe tuzi ko abatambyi ari abana n'amavuta n'ejo bundi nuko muzi abana b'amavuta ubu ni abavuga butumwa. Ejo bundi ntibasengera abapasiteri hano bakamena. None se hari umutambyi wasengera? Kuko nibo batabyiga muri ibyo ni ibyabo. Reka naje nunganira mvuga akantu gato, ndumva ibintu byose bamaze kubivuga. Nta n'impamvu yo gutinda inyuma y'umusaraba dusobanura ibya nyuma y'umusaraba, kuko si ibyacu. Twabitangiye kare tubivuga, turavuga ngo byose ibyo byaduhawe, ariko ku bwa bandi reka tubisobanureho. Jewe ikintu kintangaza, abatambyi nk'uko abavandimwe babivugaga bari bafite umurimo w'ihema. Nk'uko mu ihema nta wundi muntu wera wirabura wari wemereye kwinjira mu ihema, umurimo bari barahawe wari abatambyi. Ariko ikintu kintangaza, bemera kuko ihema ryavuyeho, bakemera ko bizakorerwaga mu ihema ibitambo byavuyeho, paziya ahera hahera havuyeho. Noneho bisigariza ikintu kimwe aricyo 10. Ese Kristo amaze kuza iriya hema rigakurwaho, yasizeho kugira ngo 10 aricyo bisigare. Ese abatambyi basigaye ku ihema ryaravuyeho? Icyo nkacibaza. Kugeza igihe ririya n'iterabwoba, hari abavuga butumwa nagiye numva babwira abantu ngo bava mu isi bakaja kwiba mu ijuru, nk'uko ku 10 n'icy'Imana. Ariko ibyo byose ni uburiganya bwa Satani. Ariko reka mbwira abantu ngo amategeko yavuyeho, kandi sitwe yari yarahawe. Kandi nimba bemera ko ihema ryavuyeho, bakemera ko umurimo w'ihema wose warangiye, n'10 cyararangiye. Kuko tugize rero amahirwe yo kubana n'abanyabuntu nk'uko nyine babita hano hanze, mudusobanurire ku kintu kijanye guca ku ndarasa.
timukizi cyangwa nije wenda ukibageshejeho bwa mbere kuko hari abenshi bavuga ati timubyemera n'ibyo ngibyo nyine kugira ngo nabo babone fonction babone umurimo hari ibyo bagiye bisigariza kugira ngo batere abantu ubwoba bituma abantu bahorana ingingimira mu mitima zabo kuko hari ikibarega ku Mana. Niyo mpamvu wumva niyo ndaraza yagiye bahonge sinabashije kugira umwanya wo kuyicaho, sinzi uko bazaga bayicaho, sinzi ibyo bazaga bayikoreraho, ariko ni iryo terabwoba nyine nk'uko umuvandimwe yaravuze kujya kubwira umupasiteri ngo nakubabarire ubuhakanye amaraso ya Kristo icyo yaje gukora. Ni ukuvuga ko tubabarirwa ibyaha igihe habayeho kumeneka kw'amaraso, no mu isezerano rya kera niko byari bimeze. Ubu nyine rero twizera ayo maraso, twizera umusaraba. Iyo umaze kwizera umusaraba nibwo umenya icyo amaraso yagukoreye, umenya ko wababariwe. Iyo rero wongeye kuvuga ngo mbabarira ubusa n'uhakanye amaraso kuko nturayizera, nturamenya umurimo wayo. Yego, reka tubaze ko ibyo guca ku ndaraza abaturika nibo bazakunda kubivuga bakabaho ni ku ngama zambi, kandi aho bazaje kuhungama ni kwa padiri, kandi padiri iwabo ndetse bazarinda n'abategereye aho padiri ari, bakazahungama ibyo bakoze imyaka ishize myinshi. Mu yandi magambo guca ku ndaraza ntaho byanditse muri Bibiliya. Njyewe iminsi maze nsoma Bibiliya ntaho ndabona bigize, usibye ibyo mu isezerano rya kera nk'uko mwene data yarabivuze. Ntabwo ubu nyine dufite umuntu twishikira ku Mana, paziya yaravuyeho. Urumva umwenda ukingiriza hera wakuweho, buri wese yishikirayo. Sare bene data ari ikintu kiza kintangazaje, indirimbo nyinshi bene data baririmba aba bacu tukiyatwita abanyamadini bazaririmba nk'ubutumwa bwiza ngo wa mwenda wari ukingiriza hera watabutsemo ngo buri wese yigererayo. Urumva nimba buri wese yigererayo, Yesu yanabibwiye Umusamariyakazi, yaravuze ngo mwebwe musenga ibyo mutazi ariko twe tuzi ibyo dusenga, nuko agakiza kava mwa Yuda. Aho yaravuze ibya Yesu ukomoka mu muryango wa Yuda. Urumva aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Urabona abantu kenshi bakunze kuja kuungamya zambi cyangwa guca kunda mu gihe cyo gusenga kugira ngo wemerwe ibyawe byumvikane, usenge isengesho rigera ku Mana, ukumva kuko ari uko banyiza guca kwa ngaca kuri mwene data nkamubwira ibyo nakoze byose kabimumenaho. Urumva none se Bibiliya yarubwo yari yavuga ngo nimba ari mwene data kabogora cyangwa nimba ari mwene data Fiston ngo ngende ngo ngende ngo icemezo nimba urushuremererewe ngo bijane byose kurinde. Ibyo byitwa kwatwurirana ibibazo kugira ngo mukizwe umuntu n'undi. Ibyo byitwa kwaturirana ibyaha, mbese nkaturira mwene data nuko umubwira ngo mbabarira kuco nagucumuye, ndashobora kuba nakubabaje. Ariko noneho ikibazo gihari, abantu bose batarakizwa batagiriwe ubuntu, bagira imitima yinangiye, ntashobora no kubwira undi muntu ngo mbabarira. Ibyo biza bikora abantu bageze ku musaraba. Sawa, murakoze cyane. Hari ikindi kintu tugira ngo dusorezeho kuko tumaze kuganira umwanya muremure. Hari ikintu kijanye no kuba umukiranutsi, kuba abakiranutsi. Mwita ko muri abakiranutsi, hari abavuga ku 100%, hari abarenza ngo baranarengeje aho. Ijambo mwita gukiranuka, kwita abakiranutsi mu bivana. Reka mpere hano ibumoso bwanjye cyangwa se rero umeze kubaza kubera ko mwita abakiranutsi. Ati kubera ko twita abakiranutsi, sasa twita abakiranutsi kubera kuko twatsindishirijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hari ugukiranuka kwahishuwe tudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko ngo n'ibyahano yari byo byaguhamyaga, uko niko gukiranuka umuntu aheshwa no kwizera Kristo. Nuko ndi umukiranutsi mbiheshejwe no kwizera, kaba umukiranutsi kuko mfite umwuka wa Kristo muri je. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese udafite umwuka wa Kristo muri we ntabwo ari uwa Kristo. Urumva gukiranuka dufite si ukwacu, ni ukwa mwuka wera. Urumva umwuka wa Kristo uri muri twe niko gukiranuka kw'Imana, kandi tuguheshwa no kwizera. Sinzi wenda niba abandi hari icyo babivugaho bijyanye no kwikiranutsi cyangwa se kwita
umukiranutsi mwita abakiranutsi bitewe n'iki cyangwa se mwe mukiranuka nk'uko Kristo ari niko namwe murakoze cyane. Ijambo gukiranuka, hariho gukiranuka kubiri nk'uko twahoze tubivuga. Hariho gukiranuka ko mu isezerano rya kera kwavaga mu mategeko cyangwa se kwavaga ku byo umuntu yakoze. Waba wenda wakoze ikintu kibi ukazana igitambo kikaguhindura ukiranutse cyangwa se kikagukuraho ibyaha, nta nubwo byanavagaho, byaratwikirwaga. Ariko noneho hano mu Baroma ibice 10:3 haravuga ngo nk'uko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ibyo rero niba abandi batamenya amakuru ya Kristo bakagerageza n'ubundi kwa gukiranuka kuva mu byo bakora, nk'uko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bituma bihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Uvuga gukiranuka kwa muntu ni ukuva mu byo akoze, ariko gukiranuka kw'Imana ni ukwizera icyo Imana yadukoreye muri Kristo. Mu yandi magambo ni ukwizera Kristo, nk'uko ijambo riravuga ngo mboneke ndi muri we ndafite gukiranuka kwanje kuva mu byo jewe nkora, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera, kuko ariko gukiranuka kw'Imana guhesha umuntu. Nicyo giduhesha kuba abakiranutsi kubwo kwizera Kristo. Rero gukiranuka twe duhinduka abakiranutsi ku bwa Kristo, ntabwo duhinduka abakiranutsi ku bwacu ku byo twebwe dukora. Niryo tandukaniro nakumva riri hagati yo gukiranuka ko mu isezerano rya kera twebwe nk'uko icyo tuvuga n'icyo tuganira n'icyo Kristo yadukoreye mu isezerano risha, duhinduka abakiranutsi ku cyo yakoze. Yego, murakoze cyane ku bisobanuro mutanze. Ariko hari n'abavuga ko ngo uwiyita ko ari umukiranutsi niko Bibiri ivuga ngo abayise Imana inyabinyoma. None ko mwebwe uko gushirwa kw'Imana muvuga ko muri abakiranutsi, kandi Bibiri ivuga ko uwiyise wese umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma, byo mwabisobanura. Urakoze cyane. Reka nkavugeho bukeya, bagenzi banje baranyunganira. Icyo ngicyo ni ukuri. Uwiyita umukiranutsi nkawe aba yise Imana inyabinyoma. Noneho ndimo nasobanuye gukiranuka kubiri. Kawe bisobanura gukiranuka kuva muri we mu byo iwakora. Icyo ngicyo cyabonekaga mu isezerano rya kera, kuko umuntu yabaga umukiranutsi ku byo yakoze, kandi ntibyashobokaga. Ibya muntu byose biba bipfuye, nta cya muntu cyabasha kumubwira umukiranutsi, nta n'icya muntu cyabasha kumukiza. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo nubwo ndiho sinje uriho, ahubwo hariho Kristo muri nje. Iyo tuvuga gukiranuka kundi kwahishuwe, ni Kristo niwe wahishutse muri twebwe, niwe gukiranuka kwacu, niwe uhesha umwizera kuba umukiranutsi. Iyo rero bavuze ngo wita umukiranutsi, niwe nkawe mu byo akora, mu byo avuga, mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, akavuga ngo jewe ibyo nakoze ndi umukiranutsi. Icyo ngicyo bakunze no kugihamya abantu cyane, ahubwo naco reka ngo nkivuge abantu babashe kumenya. Tugira ikibazo cy'igihe umuntu avuye muri iyi si cyangwa avuye mu mubiri, bakavuga ngo ni ukuri yari umukiranutsi, ngo nibatora abantu baza kumuhamya ngo yatangaga 10, ngo yubakiye abapfakazi, ngo yatanze ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi, ngo nta kabuza ngo yagiye mu ijuru, ngo yari umukiranutsi. Ariko uko nguko ni ugukiranuka kwa muntu, ntikogeza umuntu mu ijuru, kuko nta cya muntu cyabasha kumukiza. Ariko none cyo tubaye dusobanura ni ugukiranuka kw'Imana ari we Kristo, utarigeze kumenya icyaha. Bibiri iravuga ngo utarigeze kumenya, utarigeze no gutekereza icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwacu ni Kristo. Nicyo gituma Bibiri ivuze ngo wita umukiranutsi avuze nkawe kubze, nk'abo ngabo bavuga ngo yakoze ikiniki, ariko twebwe duhinduka abakiranutsi ku bwa Kristo. Murakoze cyane. So sinzi wenda na ngira icyo mvugaho gatoya. Niwe waduhindukiye Kristo, uwo uzagenda ubisanga henshi mu byanditswe. Uwo Kristo niwe waduhindukiye ibyo byose, kwera no gutungana. Iyo rero umuntu akishakamo gukiranuka muri we, ntashobora kugushikira, ntashobora gushikira gukiranuka kw'Imana, kubera ko akishakamo ibyiza, atekereza ko ibyo byiza yishakamo ari byo bimugira ukiranuka. Ariko uko nguko nuko utamenya no guhusha icyo Kristo ashaka kuvuga, cyangwa se icyo ijambo rivuga.
Kristo uwo nguwo waduhishukiye ibyo byose niwe twamamaza. Bibiliya iravuga ngo niwe waduhindukiye ubwenge, niwe waduhindukiye gukiranuka, niwe ubwo muri we kwizera uwo murimo yakoze twahindutse ibyo kubwe cyangwa se muri we. Dusomye nk'ahangaha mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 28 havuze ngo Kristo uwo nyine niwe twamamaza tuburira buri muntu kandi tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo buri wese tumuhindura intungane muri Kristo. Ubu butumwa bwiza buhishura icyo Kristo yakoze. Iyo umaze guhishukirwa n'icyo Kristo yakoze wisanga wabaye cyangwa se umenya icyo wagizwe, ariko utaramuhishukirwa wishakamo kuba. Ariko twebwe dushaka cyangwa se turishirizwaho cyangwa se twifuza turaharanira kugira ngo n'abantu bamenye icyo Kristo yakoze cyabahinduye, ariko kitari cyo twebwe twakoze kugira ngo duhinduke. Ntidukora kugira ngo duhinduke, twizera icyo yakozwe kugira ngo duhinduke duse n'icyo ngicyo. Murakoze cyane. Reka nongereho iri jambo rito riri mu Baroma ibice 4:3 ndasoma umurongo wa 3 nsome n'umurongo wa 4 kiraza kutwereka abakora nari mpavuga kuko gukiranuka kwa muntu kuva mu mirimo, ariko gukiranuka kw'Imana kuzanwa no kwizera. Reka nsome iri jambo Abaroma 4 ndasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Mbese ibyanditswe bimuvuga hiki? Bimuvuga hiki ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanyirizwa no gukiranuka? Kane, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanyirizwa no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishu. 5 ariho ndangiriza. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanyirizwa no gukiranuka. Amen. Ni ukuvuga ngo kwizera kwe udakoze, bavuze ko imirimo ukora bimubera ubwishu, warabyirata ngo ibi narakoze. Kandi gukora imirimo ni ugukiranuka ko mu isezerano rya kera. Ibyo ngibyo wabyirata kandi ntacyo byakugezaho. Ariko udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanyirizwa kuba umukiranutsi. Ni ukuvuga ngo twebwe ntacyo twakwirata cyabasha kudukiza, ahubwo icyo kwirata kwacu ni Kristo. Uwo nguwo niwe ubasha kudukiza kandi niwe ubasha kuduha kuba abakiranutsi. Sawa, murakoze cyane. Reka dusoze tugere ku musozo. Reka wenda tugire muduhe message wenda naho abantu abakunzi b'ubutumwa bwiza kugira ngo tugere ku musozo. Ni iki mwabwira abantu cyangwa se na message ya nyuma kugira ngo dusoze kino kiganiro twagiranye, ikiganiro cyiza. Nizere ko wari ufite wenda ibibazo bimwe bitandukanye byagiye bisubizwa, kandi n'uba ufite ikindi kibazo wenda cyangwa se icyo hari n'ikindi kibazo wenda waba wasigaye tutabasha kugeraho, wakwandikaho hepfo muri comment kugira ngo ubutaha nazo nitubongera kugira umugisha wo kubabona bazadusubize, kandi wenda nawe uzabasha kugira igisubizo cyawe, ushaka kwakira igisubizo cyawe. So turangiza rero basabe muduhe na message ya nyuma ya bijyanye n'ubutumwa bwiza. Ni ngiye message mwabwira abantu muri rusange cyangwa se abantu batarakira ubutumwa bwiza cyangwa se batarakira iryo hejuru mwebwe mwagira? So urakoze cyane. Sinzi, ubutumwa ni bwinshi, message twatanga ni nyinshi, kandi turifuza gukomeza kuzitanga kugira ngo abantu barushirizwe no kumenya ibi bintu. Message ngufi wenda jewe notanga cyane ku bantu bataramenya ubutumwa bwiza, bagane abanyabutumwa bwiza cyangwa se basome cyane Bibiliya, banasenge kugira ngo data akomeza abahishukire barushirizweho kumumenya, bareke gutsikamirwa n'ibihe byahise byo kumva ko hari ibyo bagishobora kuba bokora kugira ngo bemerwe. Turabasaba kugira ngo begera abanyabutumwa bwiza, baganire, turabavandimwe, turabana, ntabwo twayobye byotuma tutegerana ngo duhugurane, twigishanye, dukomezanye. Rwose babohoke, turabavandimwe, tuganire, nibwo butumwa nabaha. Nanje icyo nakongeraho si byinshi cyane kubera umwanya dufite, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Kristo Yesu nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi
ntiyaba ikibabaraho ibicumuro. Inyuma ya Kristo nta gakiza. Muri Kristo Yesu niho dukirira honyine. Mu yandi magambo, twebwe icyo twamamaza ni Kristo Yesu wabambwe ku bwacu, wapfuye akazuka, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abanyabutumwa bwiza aribo banyabuntu, tuvuga ubutumwa bwiza, duhamya Kristo, kandi Imana ishimwe yaduhaye ubushizi bw'amanga bwo kubikora. Abatwanga bose, hari n'abagenda babwiriza mu biterane, nk'umuntu uza bamutumiye akishura tike, yamara agakomeza akavuga ngo abanyabuntu ngo ni abantu ngo bayobye, ngo nuko bari mu gutangira bakayoba ibintu nk'ibyo. Uwo muntu aracyari mu mwijima. Njyewe icyo musabira nuko yamurikirwa n'umuco wa Kristo. Kandi buriya Bibiliya mwene data icyo ivuga mu butumwa natanga, umuco, iyo bivuga ngo umuco, haba havuze ubwenge, kumenya. Iyo bavuga umwijima ni ubujiji. Mu yandi magambo, twamurikiwe n'umuco wa Kristo. Yohana yaramije aravuga ngo ni umuco waje umurika mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwawumenya. Urumva? Icyashuwe n'ibanga ryari ryarahishwa ibihe byose, kandi ico nta kindi ni Kristo wabambwe, kandi ico yazanye amaze guhishurwa n'ubuntu, kandi ico duhamya n'ubuntu twagiriwe, kuko ibyari bimwuzuye nibyo yaduhaye bimaze kuzura muri twe, ubu tugenda tubisangiriza abandi bene data. Rero abantu bose bavuga ngo abanyabuntu, hari n'ababyeyi benshi babyumva gusa. Ikindi baza bitonda, Bibiliya iravuga ngo mutekereze mwitonze kugira ngo mukize, ngo mwituze no mu byiringiro, niho abantu bahererwa imbaraga. Rero abanyabutumwa bwiza ni abavuga Kristo, sije nimwe kuri twe, nta kindi ni Kristo wabambwe akazuka. Aho uzumva ukeneye kumenya ibya Kristo, uzaze wisunga abanyabuntu kugira ngo ubashe kubona ijambo rihagije, kandi twezwa n'ijambo, ubezesha ijambo ryawe niryo kuri. Murakoze cyane, turabashimiye munyamakuru kubw'ikiganiro ciza tugiranye. Naje message naha bene wacu, hari ijambo Paulo yandikiye bene wabo mu Baroma 10, aravuga ngo ico nsabira bene wacu no kugira ngo bakizwe. Naje n'iryo nsubiyemo. Abavandimwe bacu bene data twabanye mu madini, abayumbe bagenzi banje twakoranye, ndabasaba kugira ngo mukizwe. Arandika ngo ndahamya yuko bafite ishaka ry'umurimo w'Imana. Abaroma 10 bagende bahasome. Ndabihamye yuko bafite ishaka, ariko ritava mu bwenge. Kubera iki ritava mu bwenge? Bihangiye gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Amen. Rero bavandimwe, hari ijambo Yesu yavuze ngo yemwe abarushe, abantu bararushe, ariko nimuze muruhuke. Abaroma 5 haravuga ngo kuko twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro. Dufite amahoro mu mitima, dufite amahoro mu miryango, dufite amahoro, nibaze nabo bagira ayo mahoro bayakire kandi bayizere. Murakoze cyane. Sawa rero mugire ibihe byiza, Kadushima Imana. Katurangize dushima Imana. Data mwiza, ise umwami wacu Yesu Kristo, turagushima kuko watuzarishije ijambo ryawe ry'ukuri, ukaduhindura abana bawe, ubu tukaba turabaragwa. Ijambo ryawe riravuga ngo washimwe Imana Data yaduhaye kuraganywa n'abera umurage wo mu muco. Mana Data, turagushima kubw'ijambo ryawe ryiza watubashe tukabasha guhamya, tukarivuga Kristo wabambwe ku bwacu. Rero Data, abazabasha kuryumva bose ubuntu bwawe n'amahoro yawe bizabane nabo, babashe kumva ukuri ku butumwa bwiza. Ijambo ryawe rirambwira ngo umwana n'aba batura muzamubatura. Data, reka ntabe ari twe, izina ryawe ryubahwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen. Amen. Sawa bakunzi bacu, rero tugeze ku musozo kugira ngo nabiki kiganiro. Turashimira cyane ku mwanya wanyu natanze, kandi tunashimira cyane n'abatumirwa. Mwagize neza, mwasize ibyanyu, musigara ibyo mwarimu byose kugira ngo tugere na kino kiganiro cyiza, kandi muze kurinda bizi ko kizagira impact nini ku buzima bwa benshi hano hanze wenda batarabasha kumenya ubutumwa bwiza mufite bwa Kristo. So turabashimiye cyane, kandi ngo mugire courage ubutumwa bwiza, timugacika intege, kuko mwumvise mufite message nziza kandi yogirira umumaro sosiyete nyamwinshi. So mugire ibihe byiza kandi mubarikiwe sana. Amen.